Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ni mu kagari ka Nyamagana. Mu masaha mu gitondo umunyamakuru wa BTN TV yerekeje kamera mu mudugudu wa Nyabihanga. Muri uyu mudugudu humvikanye inkuru idasanzwe. Urugo rw'umuturage birakekwa ko ngo rwatererejwe inzoka zigera kuri 5. Zimwe muri izi nzoka zimwe ngo zagiye mu cyumba cy'abana, izindi zigiye mu cyumba cya nyirurugo, indi yo ngiza gutangirira kuri saro. Nyirurugo yabibonye akuka umutima avuza akaruru biramucanga biramuyobera. Kugeza ubwo abaturage bahuruye aza kubereka izi nzoka. Abaturage nabo baza kuzibonera amaso ku maso, gusa ariko ngewe natinye kujya kuzireba kuko nanjye ubwanjye nari mfite ubwoba. Uwingeneyereya niwe nyiri uru rugo, akaba ari nawe wabanje kubona izi nzoka bwa mbere. Aravuga ko izi nzoka yazibonye ariko ntamenye aho zaturutse, ariko akavuga ko ngari zo bamuterereje, cyane ko anatunga agatoki ko hari umuturage basanzwe bapfa imbibi z'ubutaka, ngo agakeka ko ari wamukoreye amahano akaza kumuterereza izi nzoka. Twahuye n'ikibazo cyo guterwa n'inzoka, ntabwo tuzi ahantu ziri guturuka. Inzoka enye zaje mu nzu zidusanga mu buriri, mu cyumba cyanjye n'icy'abana. Twasenze turazitokesha mu izina rya Yesu, nyine kiragenda. Umva nagahoma mu mutwe, ntabwo ubwoba bwabura kuba, ariko nyine nasabye imbaraga Imana kugira ngo inshoboze. Nyine uwo nkeka ni umuntu twaba twaraburanye vuba aha ngaha. Ni akantu gato cyane twapfaga ko haruguru y'urugo ashaka kukitake kandi atarake, tugomba natwe kuba twahakora umugende w'amazi. Gukeka niko kubeshya, ariko nabyo umuntu yabikeka. Narabibonye, naranabyisohoreye mu nzu. Hari nyinshi zari ziturutse nko muri 5. Ntabwo tuhazi, twabiseye tukabona bigenda se tuzi aho byaturutse. Ni ibiterezanya nta gihuru gihari, ubwoba ntabwo wabubura. Abase babona ibintu nk'ibyo bije wawe mu nzu we ntugire ubwoba. Ko twabashe kubyakira nk'abaturage, muri make biteye ubwoba, biranababaje ubibonye uko byari bimeze. Ukubona mu nzu inzoka nk'izo ngizo ni ibintu bitangaje ko n'ubwa mbere bibaye na rwose. Twabasanze imwe hari haruguru y'urugo dore hano hirya y'inzu, urugo gutya ku ruhande niyo yari hari yanze no kugenda. Kayijomba igiti gaguka kureba gutya, wabireba nawe ukabona biteye ubwoba, nta cyerekezo bari gukora. Kuziciraho bene nk'izo ngizo bavuze ko iyo wishe inzoka nk'iyo nawe urapfa, kuko izo ngizo zari nyinshi. Urumva ko zari ngo zabanje kujya mu nzu, nyuma zigenda zisoka zijya no hanze. Ibene nk'ibyo by'ibiterane rero ntawe uzica, kuko bayisohoye gutya zanga no kugenda ye, kuko nk'iyo yishe nawe kugiraho ingaruka. Nuko yaba umuntu wihangana, akaba n'umuntu usenga, ari undi muntu yaba yaranasaze akirukanka. Biba n'interano kuko nta nzoka ebyiri zibana mu nzu no mu mwobo wazo. 1, 2, 3, 4 ntabwo ibyo binashoboka nk'ibinabaho. Izi nzoka batinye kuzica kuko ngo bamwe mu baturage bamubwiraga ko naramuka hari nimwe yishe nawe ngashobora kuhaburira ubuzima. Izi nzoka ngo baziretse kugeza ubwo bazanye abanyamasengesho ngo barasenga kugira ngo barebe ko zagenda. Nubwo basenze ngo ntizigeze zigenda, ngo byabaye ko umwe mu baturage ngazisohora ku mbaraga zose azishyira hanze. Uyu mubyeyi ngo masaha nimugoroba yagarutse asanga indi nzoka yamutangiriye ku marembo, iyo ngo bagerageza kwihakura biranga. Kugeza na n'ubu ngo afite ubwoba nubwo ari kurara muri iyi nzu, ariko avuga ko ngo yasabye Imana imbaraga ngo imuhe kumushoboza ye gukomeza kugira ubwoba. Kugeza kuri ubu ngo uyu muturage afite ubwoba ndetse aranishinganisha, akavuga ko ngo icyamubaho cyose cyaba cyaturutse kuri iyi myuka mibi. Umwe mu basohoye izi nzoka mu nzu avuga ko ngo yasohoye inzoka zigera kuri 5, ariko nawe agaragaza ko kuri ubu nawe afite ubwoba, ndetse akanavuga ko ngo izi nzoka ari intererezanyo babateje. Iyi ngo ni inkuru idasanzwe yabaye muri uyu mudugudu wa Nyabihanga, nk'uko bamwe mu baturage batuye muri aka gace babivuga. Baravuga ko ngo bari basanzwe bumva abantu baroga abandi, ariko ngo nimba bigezeho umuntu wamuterereza inzoka ngo ni ikigaragaza ko imyuka mibi ikora koko. Nyine ndishinganisha kuko haramutse hagize ikimbaho, abantu nyine nabo bakumva no kubimenya. Birashoboka kuba zanagaruka kimwe n'uko zitanagaruka. Aya ntabwo nazishe, ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo umuntu yihutira kubyica. Twari tubonye uburyo ki twishinganisha ejobundi ibintu nk'ibyo by'imyuka mibi wagishinganisha he. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango Kayitare Urarisi ngo tumubaze byinshi ku by'iyi nkuru. Ubwo twamuhamagaraga ku murongo wa telefone ntigeze atwitaba, mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Kugeza kuri ubu izi nzoka zose uko ari 5 ngo zose uko bazisohoye nta nimwe yigeze igaruka, ariko nyiri urugo ngo afite ubwoba ko zagaruka, nubwo ngo habayeho gusenga cyane kugira ngo zigende. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samsoni. Aha ndi mu karere ka Ruhango, ndahazwi cyane nko mu mudugudu wa Nyabihanga. Aha ni mu kagari ka Nyamagana, ndi mu ntara y'Amajyepfo.